Ikintu kimwe twabanza kwemeranyaho nuko ibiro byose waba ushaka gutakaza, gukuraho ibiro biragora. Ntibisaba ko uhindura imirire n'imyitwarire gusa, ahubwo binasaba kwihangana ugategereza uko bigenda bigabanuka. Inkuru nziza nuko hari uburyo bworoshye bwageragejwe na benshi ukagaragaza ko bishobora gufasha kugabanya ibiro. Hano tugiye kukubwira ibintu 7 byagufasha gutakaza ibiro 10 mu buryo bworoshye. Ikaze kuri Rwanda News Updates. Niba uri mushya kuri iyi channel kanda subscribe. Wibuke no gukanda ku nzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa igihe cyose dushyizeho inkuru hano kuri iyi channel. Uburyo bwa mbere wakoresha ni ukujya ubara kalori urya. Mu gihe ushaka kunanuka ni imibare idasaba amashuri menshi. Ibyo winjiza bigomba kuba bike kurusha ibyo usohora. Mu magambo make ugomba gusohora byinshi kurusha ibyo winjiza. Kubara kalori bigufasha kumenya neza ibyo winjiza. Bityo wasanga winjiza ibyinshi kuruta ibyo usohora, ukamenya ibyo uhindura. Mu gihe kandi utazi uburyo wabara kalori winjiza, hano hari application washyira muri telefone zikagufasha. Zimwe muri izo application nakubwira ni nk'iyitwa MyFitnessPal. Izo zose wazisanga kuri Play Store cyangwa App Store. Uburyo bwa kabiri bwagufasha kugabanya ibiro ni ukugabanya cyane ibinyamasukari ufata. Nubwo benshi bakunze kwibeshya ko ibinyamavuta ari byo byongera ibiro cyane, mu gihe bashaka kugabanya ibiro ugasanga bahagarika kurya ibirimo amavuta byose, ariko ibi si byo. Ibinyamasukari cyane cyane ibyahinduriwe mu nganda harimo biscuit, amasukari mvaruganda, imitobe, umuceri, imigati n'ibindi, biba bifite urugero rw'isukari iri hejuru cyane kurusha iyo umubiri ukoresha. Kubera n'uburyo byinjira mu mubiri vuba cyane bitera gusonza, bityo rero ugahora urya kenshi. Nuko aya masukari yabaye menshi mu mubiri, umubiri uyahinduramo ibinure, bigatera kwiyongera kw'ibiro utashakaga. Mu gihe rero ushaka gutakaza ibiro vuba, gerageza kugabanya ibinyamasukari mu byo kurya byawe. Uburyo bwa gatatu ni ukurya kenshi ibikungahaye kuri fibers. Fibers zigenda gahoro mu gifu kandi zigatindamo. Ibi bigufasha kumva uhaze igihe kirekire. Mu gihe wumva uhaze bigufasha kutarya cyane, bityo za kalori nakubwiraga ukabasha kuba wakwinjiza nkeya cyane cyangwa se zikagabanuka mu mubiri. Imbuto n'imboga zitandukanye ni isoko nziza ya fibers. Zagufasha kugabanya ibiro mu buryo bwihuse. Gera ku isoko ubundi wigurire imbuto n'imboga. Uburyo bwa kane wakoresha kugira ngo ugabanye ibiro ni ukunywa amazi menshi. Kunywa amazi menshi bigufasha gutakaza ibiro mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ushobora kunywa amazi uri kurya kuko bigufasha guhaga vuba, bityo nturye byinshi. Dufashe urugero rwagaragajwe n'ubushakashatsi, abantu banywaga amazi nka mililitiro 500 z'amazi mbere yo kurya byagabanyije kalori bafataga ku rugero rungana na 20%. Kugira ngo ubone impinduka wifuza, gerageza kunywa amazi hagati ya litiro 1 n'ebyiri ku munsi. Uburyo bwa gatanu ni ukongera ibyo urya bituruka kuri proteine. Kugira ngo utakaze ibiro mu buryo bwihuse, gerageza kurya ibikungahaye kuri proteine. Indyo ikungahaye kuri proteine byagaragaye ko ifasha mu kugabanya ibinure cyane cyane ibyo kunda, kurinda uburemere bw'imikaya cyangwa se icyo bita muscle mass, ndetse no kwihutisha imikorere y'umubiri. Proteine zifasha kandi kugabanya ubushake bwo kurya, bityo nturye kalori nyinshi udakeneye. Inyama, ibikomoka ku nkoko n'amafi, utubuto duto n'imboga zimwe na zimwe ni bimwe mu bikungahaye kuri proteine. Uburyo bwa gatandatu wakoresha kugira ngo ugabanye ibiro mu buryo bwihuse ni ukujya urya gahoro kandi utuje. Kurya gahoro gahoro ni ingenzi cyane mu gihe wifuza kugabanya ibiro. Muri iki gihe aho usanga umwanya warabaye muke ku bantu benshi, usanga abantu bose barya biruka cyangwa se bahugiye mu bindi. Kwicara utuje ukarya gahoro gahoro bifite akamaro kanini, kuko uretse kugufasha kwihutisha kugabanya ibiro no kugabanya kurya byinshi, bigufasha ndetse kumva uburyohe bw'ibyo uri kurya kuko uba ubishyizeho umutima. Nyamuneka mujye murya mwitonze. Ubundi buryo wakoresha bwa karindwi ni ukuryama igihe gikwiriye. Ntawashidikanya ko kuryama neza bigira uruhare rukomeye mu mikorere myiza y'umubiri.
Ubushakashatsi bwakorewe ku bagore 68,183 bari hejuru y'imyaka 16 bwasanze abaryama amasaha 5 cyangwa munsi yaho bariyongereyeho ikiro kimwe n'ibice 14 kurusha abagore baryamaga amasaha ageze kuri 7. Kuryama igihe gito cyangwa se kumara igihe kinini udasinzira neza byongera ikorwa ry'imisemburo itera inzara, bityo ubushake bwo kurya bukazamuka n'ibiro bikiyongera. Gerageza kuryamira amasaha adahinduka kandi uryame igihe gikwiye. Ibi bizagufasha gutakaza ibiro mu gihe gito. Dusoza, ntitwakwibagirwa uruhare rwa siporo. Gufatanya siporo iyo ari yo yose ikoroheye gukora n'ibi byose tuvuze hejuru byagufasha gutakaza ibiro mu buryo bwihuse. Nubwo gutakaza ibiro 10 bikomeye, gusa birashoboka kandi mu buryo bwihuse. Uramutse uhinduye imwe mu myitwarire ituma utagera ku ntego wihaye. Ngayo nguko rero, ahasigaye nahawe. Ndagushimiye ko babanye natwe kuri iyi video, ukabugejeje iki gihe ukiri kuyireba. Niba wayikunze kanda like, wibuke no kuyisharinga ku bandi bantu yaba kuri WhatsApp ndetse no kuri Facebook kugira ngo nabo bakomeze bagire ubuzima bwiza. Iyi ni Rwanda News Updates, inkuru nk'izi nakagaruka. Ndagushimiye, nizere ko warangije gukora subscribe.